uri umuntu usenga abatandukanye n'udasenga. Ntago iyo uri umuntu usenga ugaca ku muntu ariko kuvuga ko hari byinshi bagiye bavuga ati ramugabo baramuroze ni ikigoryi, ntago nuca ku muntu ariko kuvuga uri umuntu w'umurokore ntago uzagenda ngo uhite umufata mu mashati ngo umukubite urushyi mubwire ngo subiramo ibyo uvuze. Uramwihorera ukagenda ukajya mu cyumba ugapfukama imbere y'uburiri bwawe ugahamagara Imana ukayibwira ngo Mana urabibona ko batuvuze inde njye nawe. Buhoro uvuga gutya ntabwo uri byiza nabyo, rero biragoye. Ikindi cyifuzo nyine ni uko yaduha akazi, cyane cyane kamera umugabo akaza akava mu rugo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Benshi mu bahaciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Eva Life riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Eva Life nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Reka ngushimire aho uherereye hose udukurikira umunsi ku munsi. Ni Rwa Rugendo Online TV, komeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubaha umugisha mwese, mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Abamaze gukora subscribe, abatari bayikora namwe mwinjire mu muryango w'urugendo kugira ngo tugende tumeze neza cyane. Reka nshimire umuntu wese wabanye natwe mu rugendo, ariko none nakubwira ngo kugira ngo urugendo rugende neza cyane, hari akantu bita Sana Juice. Uri umubyeyi ukakagura ako kantu, harimo izabana n'abantu bakuru, ako kaji kararyoha cyane. By'akarusho yo gahaye umwana wawe agiye kujya kwiga ukamuhana ka didosi, abasha kugira ngo kwishuri bigende neza cyane. Ngeze umugisha, n'umugisha wo gusurwa n'inshuti zanjye couple, ya couple mukunda cyane, ni Jaric ndetse na Nasir. Umunsi basuye, Imana ibaho umugisha cyane. Nasi ikaze Twaryakiriye, meze neza cyane ko mwanyanze. kaba tukwanga se dupfike, ntago ari ukwanga, ahubwo iyi minsi imeze nabi. Ku minsi imeze nabi cyane. Mu rugo bimeze bite? Buki yararangiye, ngiye narabaretse ngira ngo mbubukire yazifu komeza. Buki igomeza gukunda igomba gukomeza paka n'ubu muri buki. Bandi bayimara mu icyumweru none ngo mugiye ariko tugomba kuyimaramo ibihe forever. Amakuru y'abandi bameze bate? Mami ameze neza nubwo atari cyane. Ujye umusura se? Muri iyi minsi ararwaye cyane, nago mbura kumusura, ameze nabi pe. Imana imukize mu izina rya Yesu. Jaric, muhereze microphone tubwire Jaric bimeze bite? Sawa. Meze neza? Nari ndabibona pe. Utabibona ubwo ntabwo abona. Ndabona ko Jaric ameze neza. Jaric ameze neza koko cyane. Ni byiza cyane, Imana ibaho umugisha kuza kunsura. Jari, ubuzima bumeze bute se? Bw'umuntu w'umugabo. ubuzima ni sawa nyine, birabiraho tu. Babiraho. Hari icyo ariko Imana iri gukoraho byibuze. Ntarebe uko biri. Hari icyo yakoze. Duherukana turi kuvuga ngo turi gusenga, ati reka dusengere byibuza turebe ko famiye yanjye nabo kandi mfite icyizere cyo ko bazangarukira twongera twavugana neza. Ubu bimeze bite? Hamwe kwa kundi ntago turavugana nyine. Nta nubwo urajyayo.
amaherezo ariko uba ufite icyizere cy'uko uzongera kuvugana n'ababyeyi bawe neza cyangwa se bakishimira n'umugore wawe. Imana nibishaka bizakunda ariko itabishatse Imana ntabwo yanga ibyiza, reka twizere ko izabigenza neza cyane. na se uracyabisengera kandi? ndacyabisengera cyane. Uracyabisengera? Ndabisengera. Umubyeyi usenga yagutoje inzira nziza, narabikunze. Asigaye kujyana no gusenga buriya ndabizo, ntajya gusiga yagiye mu butayu. Oya ntago agomba kunsiga. Ese ubundi umuntu nkawe ukiri muto ngubu gusenga cyane ubona bimaze iki, bizagufasha iki? Gusenga byagufasha iki? Gusenga ubundi ni akabando k'iminsi, niko nabivuga. Hari byinshi bigusimbutsa, genda gushyiraho imiyaga mu buzima bwawe birakorohereza. Hari imbaraga umaze kubona z'amasengesho mu buzima bwawe? Nyinshi cyane zirahari. Reka turebe nyuma yo gushaka, ni nk'ibiki wabonye ukavuga ati byibuza hano yo hataba Imana ntabwo byari gushoboka? Gose nk'ibiki? Ubwo ni nyuma yo gushaka ubuzima bwawe uri kumwe n'umutware wawe. Uko ubuzima bwagenze siko nabitekerezaga. Nari nzi ko buzaba bubi, nari nzi ko bizaba urugamba, ariko ntabwo byabaye bibi. Noneho wakuze ubukwe ufite ubwoba mu mutima? Mvuga ati ndi kujya he, wenda icyandemaga agatima. Nuko navuga ati pfa kuba nshatse umugabo dukundana nta kibazo, naho amakuba n'ibyago byaza tuzabasha kubyihanganira. Buriya ikibi ni uko byagenda gutyo, ariko n'uwo muri kumwe ni muwe mwumvikana nimukundane, ariko buriya harimo urukundo hari uko bigenda neza. Byari kumaze kumumenyaho iki gihe mumaranye muri kumwe, iki kintu gishya wamumenyeho mbere utaruzi? Kijyanye n'iki se? Kijyanye n'imyitwarire ye nawe ubwe ku giti cye. Imyitwarire ye mbona nta gishyashya cyane, nta kintungura. Nta kintungura cyatuma nsakuza, cyatuma wenda bimbangamira cyangwa cyatuma mvuga ngo ndagambure, ntacyo, kuko n'ubundi twari tuziranye. Nicyo cyiza cyo gushakana n'umuntu muziranye cyangwa se inshuti yawe. Hirya yuko ari umugabo wawe yari inshuti yawe, se ndabeshya? Yari inshuti yanjye cyane. Ndumva rero ntago ari ibintu byari butugore, nta gitangaje yakora cyanungura, kuko ubwo yaba gihari yakabaye narakibonye ubu. Ndumva rero ntakirindiriye, nta kindi gihe nkirindiriye ntacyo kibi. Nta bantu babateze iminsi bavuga ati ibyo ari byo byose nubwo bashakanye ntabwo bazamarana igihe? Ntabwo wabura ari kubima amatwi n'amaso, kuko witaye kubireba byagucumuza. Witaye kubyumva nabyo rero byakwangiriza ejo hawe heza, urabyihorera rero. Ubona Jarike yitwara ute ku mabwire? Ku mabwire? Ewe nisibindeba. Nisibindeba nyine, ni kwa kundi ngo WhatsApp tuyo birabareba. Jari bajya bakunda kuvuga ngo wanze kumvira se na nyina ngo yumvirije uwo mugani, bajya bakunda kuwuca. Byari byose hari ibyabwiye bakubujije ubirengaho kubera iki? Ese uwo mugani iyo utekerejeho ntabwo ujya ugira akantu utekereza mu mutima? Vuga ati ababyeyi ko bambujije ibintu, kandi hari igihe abantu bavuga ngo ababyeyi hari igihe bakuvuma, ngo ababyeyi hari igihe bakwaturiraho ibintu. Kuri wowe utekereje ko utakoze ibyo bashaka nubwo wenda bitari byiza, reka mbivuge gutyo, ubifata ute? Ega buriya utumve papa wawe na mama wawe, kumvira Imana ari hagati ya papa wawe mama wawe n'Imana. Ndakeka aho wagera mu byago nyine ntabwo wavuga ngo Mana ndengera, ariko ntabwo watagutegera papa, kuko nawe ni umwana w'umuntu. Isaha n'isaha yaguhinduka, kamwe mwategeze kukumenya, ubwo urumva
twebwe nitugira ibyago nyine cyangwa tukagera mu ntambara n'amakuba tuzapfukama mu nzu yacu kukaragwa impande y'uburiri duhamagara Imana kandi izatwumva kurusha uko ababyeyi batwumva. Kuko niba umubyeyi akubwiye ngo ntugakundane na runaka cyangwa ntukavugane na runaka, Imana yo ntabwo ibyo bintu ibyemera byo gutoranya abantu. Imana ntabwo ibyo bintu ibyemera. Ni byiza cyane. Wowe ushatse kuvuga ngo nubwo ibyo bambwiye ntabyumvise bo ntabumviye ariko numviye Imana. Hari icyo Imana yari yarabikubwiyeho? Yari yarabimbwiye cyane rwose ko nzamugiriraho umugisha. Jari, wabibwiye n'abantu nka bangahe? Ni benshi. Wibuka babahanuzi? Ni nka 3. Nka 3. Mutaziranye ari n'ubwa mbere ngiyeyo. Nta hantu mugeze kujya gusenga muri kumwe mbere y'uko mukundana? Twarajyanaga kuko nabaga navuye iwacu nyine twaza gusengera inaha. Yegereye iwacu. Ibyo bintu byo gusenga nyine mu byumba harimo n'abahanuzi ntabwo bibayo. Narazaga nyine twaza gusengera inaha niho cyabaga nyine tukajyayo. N'ubundi ni byiza cyane na se. N'ubundi wambwiye ati Gakire nk'umuntu wacu ntabwo tuguherutse, reka tukunyureho ariko tugiye no gusenga. Mugiye kujya gusengera he? Nanjye tujyane. Aho dusanga dusengera. Cyumba cyo kwande ni ku musozi. Oya kwiherera. No kwiherera. Ni mu butayu. Oya. No gusenga dushobora kuba tugiye no gusengera mu cyumba cyacu. Ariko tukaba tugiye gufata umwanya w'iki wo kwiherera. Ku cyumba kutabura gukomeza gusenga. Byose ari igihe umuntu ari umukobwa avuga ngo ni gusengera ariko nibagiweho gato aka kantu hano hari akaji kasa na juice aka kararyoshye cyane nasi akandi jari kese amwe kantu gahiye ntabwo twakazana kuri kamera ariko nawe turamwakira buriya ntabwo twakazana kuri kamera ariko nawe icyo umuntu wese anywa hano nta kibazo arakibona. Jari ntacyo nawe ubwo mu kanya ako kantu ka uri bumwe turi buze kukazana nta kibazo. Reka noneho turebe tuvuge narindi kukubaza ngo gusenga cyane usanga umukobwa ari gusengera umugabo yamara kumubona tuza noneho urugamba rwo gusenga rwarakomeje kubera iki? Iyo usenze nyine ngiye icyifuzo mfite ndi gusengera cyane, urabona ibihe turimo biragoye pe, hatabaye Imana nta wundi wahaba. Umugabo wakubyaye ntiyahaba ngo bikunde, umugabo mukundana ntiyahaba ngo bikunde. Cyambere ndi gusengera ni gusengera Imana igira ite idukomereza ubugingo, ikindi kandi idukomereza urukundo. Buriya aho gusenga aho urukundo ruri ko byagenda kose bigenda neza muri hanganirana. Rero icyo nicyo kintu nyamukuru ndi gusabira, nicyo kiri gutuma nkomeza gusenga. Yego, hari uburyo abarokore bajya bavuga ngo ari ishuri nanyuzemo, ibyo by'agashuri abarokore bajya bavuga urabizi, rero kuvuga ngo ishuri ngo Imana ngo yanyujije mu ishuri ry'ikintu kigeragezo runaka. Umwe abana hari agashuri muranyuranamo ngo vuga byibuza mbonye ko Jari kakomera muri ibi bintu cyangwa se turafatanyije tubisohokamo. Karahari ntago kabura. Nk'agashuri nyine jyambere ishuri ryo buriya nta shuri ribaho rikomera cyane nk'ikigeragezo cy'amagambo. Noneho amagambo y'ikintu kikuriho ishuri. Amagambo ayo nanjye nahuraga nayo bakambwira ati ba bantu bakoresheje ibiganiro ti wa muhungu Jari bakavuga ati sha uriya muhungu gake turiya muhungu wabura ntago bamuhaye Jari. Abantu bajyaga babivuga nanjye nkabyumva ndizi ngo umenya ngo uriya muhungu ngo hari ibintu bamuhaye, mbumva nawe uri muzima. Abavuga ko baguhaye ibintu babikurahe kubera wikundiye. Ubwo nyine niko babibona. Ariko njye nta kibazo mfite tu. Nta kibazo na kimwe ufite.
kandi ngo amagambo akugeraho na Sera yabimbwiye aravuga ngo iyo wumvisha amagambo noneho twibwirire ubwo yumvisha amagambo ibyo byose ari ibyo bavuga ukumva bibaye nk'ibinagukomeretsa ubyitwara mwote. Njyewe se njyewe uriya umuntu usenga abatandukanye n'udasenga. Ntabwo iyo uri umuntu usenga ugaca ku muntu ariko kuvuga ko hari byinshi bagiye bavuga ati uriya mugabo baramuroze ni ikigoryi, ntabwo nuca ku muntu ariko kuvuga uri umuntu w'umurokore ntabwo uzagenda uhita umufata mu mashati ngo umukubite urushyi umubwire ngo subiramo ibyo uvuze. Uramwihorera ukagenda ukajya mu cyumba ugapfukama imbere y'uburiri bwawe ugahamagara Imana ukayibwira ngo Imana urabibona ko batuvuze inde njye nawe. Imana iraguhorera kandi yitonze. Rero umuntu nyine utabizi nyine utazi Imana utagira kwihangana na undi ujya hari bagahita bahangana bakarwana nyine bakajya muri RIB nawe urabyumva. Imibereho y'ubuzima suwe imeze uti nyuma yuko tubagezeho wenda ninjye nabagezeho bwa mbere ngerageza no gushaka n'abandi banyamakuru bandi baraza kugira ngo wenda dukore ko numvaga ko inkuru yanyu y'urukundo ni inkuru ikwiye gusangizwa isi yose abantu bakumva ko urukundo rwanyarwo rukibaho. Nyuma yabyo hari uburyo nyine nagiye mbona nubwo wenda ibintu byose by'Imana ngo ni ku murongo, hari uburyo byibuza nagiye mbona Imana iri kugenda ica utuyira nkabona utuyira buhoro buhoro byibuza ukabona ko namwe mubonye ko ibintu byanyu biri mu mugambi w'Imana. Ubu noneho ubuzima bumeze bute na si? Ubuzima bumeze neza ntabwo navuga ngo bumeze nabi kuko Imana yaduhaye fondasiyo niko navuga, yaduhaye aho tuba, aho turyama, aho tuba kuvuga ngo yaduhaye icumbi nyine ubona ko rigaragara umuntu apfa kuryama nyine biri aho. Yego kwishyura biba bigoye biravunanye nyine ariko uko biri turyama heza. Mwayishyuraga ngaho twavuyemo rene iriya 45. Imana ihabwa icyubahiro. Kwishyura n'ubundi ntabwo ari ibintu bigeze, ariko nanone abantu badukurikiye ntabwo ari abanebwe baracyari abajene kandi bafite gukora. Nabonye ari akantu gato hatangiye nubwo haracyari kora mwikina se reka ubyivugire. Ubwo ni akabotike reka mbivuge neza. Nubwo naherutse kuhanyura nabonye cyangwa hari icyagiyemo nabonye nta kintu kirimo pe kambivuge gutyo nyine karimo utuntu duke. Nta kintu kirimo nyine harimo utuntu dukeya turi aho urebye hambaye ubusa ariko kubera ko ni akabotike katari muri bubi 200 sibyo kandi kishyura inzu ya 45 urumva 45 urashyira na 5 by'iki byo kugura amazi n'umuriro ni senkani. Rero biragoye pe byatuyobeye natwe byaducanze nyine uko kuvamo ibyo bihumbi senkani hakavamo ayo murya hakavamo ayo gukemura ibibazo byanze ntabwo biri gukunda kandi nta wundi muntu ufite akazi ntako ngako ducungiraho. Biragoye ariko nyine nubwo bigoye turashima iki Imana. Kuva yarazanye iriya fondasiyo n'ibindi reka twizereke izabikora kuko ndakeka ko umunsi wa mbere mbasura narababwiye ngo twumva Imana hari ikintu izakora ku buzima bwanyu. Ntabwo ndi umuhanuzi ariko njyewe nshobora kwatura ibintu bikaba. warabivuze ndabyibuka nyine. Kandi reka nkubwire n'ikindi n'ibindi ngiye kukwaturiraho bindi nuko sinakubwiye nahanyuze mbona nta bintu birimo ariko nanone Imana reka nizire ko nzagaruka kwereka abantu babwa byibuza dore bwashize nta kintu cyakirimo ariko byibuza hari ibyabashije kujyamo nubwo wenda bitabijana kwijana ariko byibuza ku buryo byibuza mubasha gukora kuko nabonye mushobora gukora mufite ibitekerezo bizima byonye no gutekereza ko mushaka gukora kari akantu wenda kudufaranga mwari mubonye muhite mwenjoyinga nicyerekana ko murimo abakozi kandi muramutse mubonye uburyo
mwakora? turamutse tubonye uburyo twakora nuko nyine haracyaburamo nk'agashoro gakeya, byibuze ni nk'amafaranga make wabona mukaba wongeye mu byibuze ukabona biri kugufasha? 500 wenda Nigiyemo 500 kuko botike itagira umunyu imva nanjye ngo umunyu itagira isukari, botike itagira amavuta, botike itagira umuceri cyangwa akawunga, urumva ntago ari botike, nta kintu kirimo pe. Kereka wenda umufuka w'amakara uri ku muryango bavuga ngo nicyo kintu kigaragara, naho ubundi nta kintu kirimo rwose. Botike itagira biswi, bombo, nta birimo. Urumva biragoye pe, biragoye kandi urumva kwishyura inzu. N'ubu ndimo ndatekereza uko bizagenda ngo biranshanze. Gutekereza ariko umenye ko Jarike wambwiye ngo iki mu kanya gashize, wambwiye ngo byose hari Imana, hari Imana isumba byose cyane. Jarike ariko mbona wiyiturije, Jari ubutuje bumeze nk'umuntu uvuga ati ni iby'isi no kuba ndiho ndashima Imana, witurije mbega. Ugomba gutuza nyine mu gihe nta kindi ufite wakora. Ujya uteganya se cyangwa gushakisha? Hari uburyo umuntu avuga ati nubwo nteye nabona akazi ariko yemwe mwabantu mwe ntako ntageze ndahiga. Ujya uhiga wenda nk'utuntu two kuba wakora? Higa rero ndagerageza nyine no gutembera nyine ngo ndebe ko namenyana n'abantu bena kuko nta gihe mamaze. Ndebe ko hari n'uwamanikiye ariko ntabwo birakunda nyine. Ni ukugenda waburirwa ugataha. Ako byibuze uva mu rugo ugashakisha. Icyo ushakisha umenyana n'abantu mugani na connection, ibi bifasha cyane. Ntihazabura uw'Imana ikoreramo ibintu bikagenda neza. Nkuko n'ubundi uko ubuzima bumeze hari contribution nyinshi, hariho uruhari rw'uburyo Imana nyine bakunda kandi ikunda couple yanyu cyane. Nasi wari ugiye gusenga? Ibyifuzo tubisengere hano. Icyifuzo mfite rwose hari buri minsi mike ngo twishyure inzu, kandi nta n'igihumbi wenda navuga ngo dufite mu nzu, navuga ngo kizishyura inzu. Icyo twaba dufite ni icyo kugura ikibirayi tukarya. Rero icyifuzo cya mbere mfite Imana igira ite iduhe ubwishyu bw'inzu, ko harabura iminsi itarenze 15. Kandi kuko tubona ibihumbi isengana mu minsi 15 ubwira ucuruje nk'igihumbi ntabwo byakunda. Rero biratugoye pe. Icyo nicyo cyifuzo nyine numva kibangamiye. Ikindi ni uko muri ibyo ngibyo yagira uwiha akazi muri twebwe. Nawe ugerageza gushakisha? Ku buryo ndabigerageza ku buryo wenda hari umuntu wenda ariyo yaba ahembwa 40, ntago wabura ibihumbi bingahe bindi 10 ku ruhande kugira ngo ugire ute bya supportinga kwishyura inzu. Umuntu akabona ntahora uvuga ngo nabuze kwishyura inzu buhoro vuga gutyo, ntago uri byiza nabyo. Rero biragoye. Ikindi cyifuzo nyine nuko yaduha akazi, cyane kamera umugabo akaza akava mu rugo. Imana ikamuhe n'ukuri, Imana ikamuhe. Icyo ni icyifuzo cyiza, icyifuzo n'umuntu wese udukurikiye mudufashe gusenga twese. Byari ibyo rero nuko bari banyuze mu rugo baje kugatereka tukurebe. Yambwiye ati katukurebe tugusure tunagusuhuze turi kujya gusenga nk'umuntu. Byari byose nanagushimira ko mwari kunishima mukavuga ati Gakire turagushimira nk'umuntu watugezeho bwa mbere ugatuma n'abandi banyamakuru baza. Ni ibintu byiza cyane, ni ukuri namwe Imana ibahe umugisha. Sinzi nimba aricyo uri bwongereho.
ntacyo wakoze cyane kutwakira. dusengere se Ntabwo ndu basengera kuri kamera. iyo turasengera kuri kamera nta kibazo tugiye gusengera abantu bumvisha iki kiganiro dusabire umugisha abantu bakirebye dusabire umugisha abanyamakuru bakugezeho wajyu bagiye batuma wazanye umuceri wazanye matera abo tubasabire umugisha tunasabire umugisha umuntu wese wakunze couple yanyu yaba hari n'icyo yatanze n'uri kureba iki kiganiro n'uwo bishobora gukora ku mutima akaba hari icyo yabafasha bose tubasabire umugisha mu isengesho ryawe dusoza. Iteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana y'urukundo n'imbabazi, turagushimira turagwimbaje amasaha twabona tugihumeka ishimwe n'iryawe. Aya masaha rero dusabiye umugisha abantu hano batwakiriye, turagushimiye ko hari nange umaze kuduteza n'ibyo ukidukorera. Turagushimye nyine ko tukiri bazima. Hari benshi bari mu bitaro, hari benshi batameze neza, hari benshi babuze uko babigenza, hari benshi baraye hanze, ariko twe turashima Imana ko hari uburyo babicishijemo tukaba tumeze neza. Ndasabiye rero umugisha buri umwe wese udukunda kandi utadukunda nyine Imana niyo ibizi nyine imubabarire ku bitekerezo bye bibi. Ntago wavuga ngo Imana ngo imuhane, oya, avuga ngo Imana imugirire neza nyine nawe ntabwo ari we. Kandi Imana ukomeze kudufasha no kutugira neza, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Shari, kuva mu gitondo ugeze ubwira umugore wawe ko umukunda? Wibagiwe, bimubwire. Ongera bimubwire. Ninde wabibwiye undi bwa mbere? Ni twese. Aya, ninde wabibanje? Ni twese. Aya. Ninde wabibanje? Niwe wabibanje. Shari, mubwira akantu keza duhita dusoza. Ndamukunda kandi Imana ijye imuha umugisha. Ko nta marangamutima ugize. Nzi ko ugiye kurira. Ego. Barakoze cyane Shari Kerela Silvani wo mugisha bari batunyuzeho mu rugo. Imana umugisha Jerry nawe Imana wo mugisha ko yaratubereye ku banga bw'amajwi n'amashusho Rugendo Online TV turabakunda cyane. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.